kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Aho yabaga baramubwiye bati kuvugana n'uriya muhungu igihe amusuhuje nta nubwo tugomba gusangira ku meza so. Ndavuga nta n'impamvu ko hari hatangiye no kubaho imigambi ivuga ngo isura muhungu twagize tukamukura mu nzira kutubona asabonye. Ikintu namukundiye n'ubu ngubu mukundira ntagakunda ibintu byo gufatafata abagore hirya no hino. Ikindi kintu mukundira nuko asabana n'abantu cyane. Ikindi mukundira nuko ankunda by'umwihariko ngewe. Aragukunda by'umwihariko nawe ukabibona. Uragenda nicara nanjye nkaba fieri yabyo kuko nabyaye umuhungu mwiza. Nkora n'umuntu akavuga ati ufite umuhungu mwiza n'ukuri kw'Imana pe. Ufite umuhungu mwiza nanjye ngahita nshyiraho vi. Ubwo iyo mfite Yannick rero buri muntu wese yagakwiye guhita afatiraho urugero rwo kuvuga ngo bya bintu twibeshyaga. Yes, reka mfate uyu mwanya nongere mbashimire mu bice bitandukanye muherereyemo inshuti bakunzi ba The Zoom TV 24. Nkuko mubibona rero twasuye umuryango wa Jean Paul na Raissa, twagiye kuganira nabo, twagiye kumenya byinshi ku rukundo rwabo. Hari ibintu bitandukanye abantu baba baranyuzemo mu rukundo, tukaba twagiye kuganiriza n'uyu muryango kugira ngo tubwire amateka yawo, amateka banyuzemo mu rukundo rwabo kugeza uyu munsi bakaba babanye neza kandi nta kibazo. Ngewe rero muri buze kubana muri iki kiganiro ndiremera Gaita, umuryango nasuye wone wa Jean Paul na Raissa, tugiye kubana nabo muri iki kiganiro tumenye byinshi ku mibanire yabo no ku buzima bwabo. Ni The Zoom TV 24, mwibutsa yuko ushobora gukora subscribe ukadukurikirana umunsi ku munsi. Natangira mbasuhuza. Mwiriwe neza. Ngira ngo twabasuye twaje kuganira namwe. Buriya ubuzima bw'urukundo buba burimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kubona rero abantu babana nuko hari ibintu wenda baba baranyuzemo. Wenda dutangira, wenda Jean Paul wadusangiza wenda nko ku buzima bwanyu mwanyuzemo na Raissa, kubera yuko abantu benshi hari ibintu batarumva neza, uburyo wenda umuntu bana n'ubumuga bw'uruhu bawumva yuko wenda atabana n'umuntu wenda utabana n'ubwo bumuga. Ese kugira ngo mubigereho byanyuze mu zihe nzira, nayahe mateka mwaciyemo? Murakoze. Iby'urukundo rwacu byo ni amateka nyine nkuko mwabivuze. Amateka ariko amateka twavuga ngo kuri twe twabibonaga nk'ibisanzwe, ariko mu gihe abantu ku ruhande babibonaga nk'intambara ikomeye, babonaga ko bitanashoboka. Gusa twebwe tangira kuri nge ndahera ku ruhande rwanjye, nabonaga ari ibintu bishoboka ku ruhande rumwe, ariko kandi kubera amagambo umuntu aba yumva hirya no hino undi mutima ukambwira ngo hari igihe bitazashoboka. Gusa ariko kubera ko ninjye wari watangije igikorwa, ninjye wamusabye urukundo. Icya kabiri yararunyemereye, ubwo urumva nari mfite icyizere ko icya mbere nta mafaranga yarankurikiyeho, si ubundi butunzi, ahubwo ikizima nuko we twabanje kuganira igihe kirekire. Twabanye igihe haciyemo mbere yuko tuganira, twabanje kumenyana tuganira iby'ubuzima busanzwe. Twamenyanye hashize nk'amezi 5 tuganira iby'ubuzima busanzwe, biza kuba ngombwa ko yumvaga agendeye ku byo tuganira, agendeye ku myitwarire yanjye, asanga biri ngombwa. Kandi koko byari ngombwa kuko ubundi buretse kuvuga ngo dutandukaniye ku ibara ry'uruhu, ibitekerezo ni bizima, gihagararo nyitegereje neza wasanga nta tandukaniro. Nyiri umusore rero nta tandukaniro n'ubu ndi umugabo, kuko nari umusore ushyitse, nari muremure, nta kibazo nari mfite. Kuvuga ngo uruhu ubwo ni nko guhura n'umuntu, wenda guhura n'umuzungu ukavuga ngo uriya muzungu mu mutwe we ntago ashobora gukora ibintu bizima, uba wibeshye cyane. Ubwo rero gendeye kuri ibyo nabanje kuganira nawe, abanza kumbaza ibijyanye ese uko abantu bakuvuga niko bimeze. Kenshi hari abantu bimvisha ko iyo agukozeho uruhu rushobora kugira rushobora kwangirika. Nawe rero birashoboka ko ariko yabitekerezaga, kuko abagiye mbaza utubazo twinshi nkamusubiza, ariko nyuma nza kubona yuko koko nawe ni ya sosiyete yari yarakurikiyemo, bavuga ko
umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobora kuba hari ikibazo kiba kiri mu muryango n'ibindi ariko bimaze kumushyira mubona ko mbese urukundo rwacu rwari ngombwa ko rukomeza. Wenda reka nje kuri Raissa, ubundi umenyana na Jean Paul bwa mbere mwahuriye hehe, ni gute mwamenyanye? Twahuriye muri karitsiye kuko twari duturanye, angira inshuti bisanzwe, yatuganira nk'abantu b'inshuti basanzwe, biza gufata indi ntera rero tujya mu rukundo. Ikintu namukundiye n'ubu ngubu mukundira, ntago akunda ibintu byo gufatafata abagore hirya no hino. Ikindi kintu mukundira ni uko asabana n'abantu cyane. Ikindi mukundira ni uko ankunda by'umwihariko ngewe. Aragukunda by'umwihariko nawe ukabibona. Ni nk'iki wenda ajya gukorera nawe ukavuga ati rwose ndabibonye ko nkunda by'umwihariko? Ni uburyo mpora hafi. Aguhora hafi cyane igihe cyose. Wenda mu tubazo nk'utwo ngutwo abantu baba bibaza, wenda hari nk'imana wenda Jean Paul yaba yaraguhaye ku buryo uhora uyibuka iteka? Wenda reka ngaruke kuri Jean Paul. Wenda Raissa ni umufasha wawe, uramukunda, murabana, kandi uvuga yuko uko mwakundanaga nyuma yo kubana urukundo rwikubye inshuro 7. Ushingira kuki? Mu by'ukuri iyo ubanye n'umuntu ugomba kumenya ngo ese uyu muntu turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Navuga ngo njye mu kubana na Raissa ntabwo mu buzima ntabwo nari narigeze mbona umukobwa unkunda ankunde nk'uko nabonye ankunda. Ndavuga ngo nshobora kugenda yabazi yuko ntagiye mu kazi, nta kazi mfite, yazi yuko navuye mu rugo nkamara amasaha 2 itangira kwibaza se umugabo wanjye bite, atari bya bindi byo kuvuga ngo ese yagiye muri aba atangira gutekereza se ntibaba bamugiriye nabi iki, agahamagara kugera ubwo mbese ntitabye telefone, nshobora no gusanga mu muhanda ari gushakisha. Biravuga ngo icyo nicyo cya mbere kikugaragariza ko umuntu akwitayeho. Icya kabiri, iyo utashye ugeze mu rugo uburyo umugore akwakira, uhita umenya ngo ese uyu mugore anyitayeho cyangwa ntanyitayeho. Biravuga ngo umugore wanjye nzi neza ko ankunda kuko ibanga rya mbere nuko yambyariye umwana w'umuhungu mwiza. Iryo ni ryo banga rya mbere, yambyariye umwana w'umuhungu mwiza. Kandi urabona ko iteka ubundi nkuko nabikubwiye, iyo tugenda mu nzira agenda agaragaza ko ari fiyeri yo kubana nanjye. Naho naba ntamufasha akaboko agahita agafata nge ntari nabyitayeho na gato nkabona aba ari fiyeri. Biravuga ngo mu rusengero aho twicaye abantu bose babibaza kuki bari abantu bakundana cyane, aho turi hose babibaza kuki bakundana cyane. Natwe rero icyo dushaka kubaka ni ukubaka urukundo ruhamye kugira ngo bose baturebereho. Wenda wowe ni icyemezo kiba kitoroshye. Ubundi wenda wowe ukimumenya wigeze wumva yuko wenda mushobora kugera ku ntambwe yo gukundana mukaba mwanatekereza kubana, cyangwa wabonaga ari nk'ibintu bitashoboka? Numvaga ari ibintu bitashoboka kuko nari nzi ko atabitekereza. Nanjye byarantunguye. Yagusabye urukundo uremera. Wowe niki cyaguhaye imbaraga zo kumva yuko noneho bya bintu watekerezaga yuko bidashoboka noneho bishobotse muri wowe? Niki cyaguhaye imbaraga? Ko tugenda tumenyerana, nagiye nsanga afite ibitekerezo bizima kandi byubaka. Nsanga rero ntatandukanye n'abandi basore bari hanze bafite uruhu nk'urwanjye rusanzwe. Wenda mutaragera kuri iyo ntambwe yo gukundana, ubundi watekereza gute umuntu ufite ubumuga bw'uruhu? Mbere narabatinyaga cyane. Nari nzi ko atari abantu nkatwe. Rimwe na rimwe nari nzi ko banaryana. Nyuma ariko uko mwagiye muganira bigenda bishira. Ngenda mutinyuka, nkabona ni ibintu bisanzwe, nkagerageza kumukoraho ngo ndebe koko ibyo abantu bavuga yuko koko ari byo. Sanga ni imyumvire mibi abantu babifitiye. Wenda Jean Paul, wenda nk'umuntu nyine wabanaga nyine n'ubumuga bw'uruhu, hari n'ukuntu wenda n'abandi bantu wenda babana n'ubumuga bw'uruhu usanga barihaye nk'akato, akumva yuko ntago yakwegera nyine wenda nk'umukobwa utabana n'ubumuga ngo wenda abe yamukunda yumve ko bashobora gukundana.
we n'iki cyaguhaye imbaraga zo gutera iyo ntambwe ukumva yuko ushobora gukunda Raissa ukamusaba urukundo kandi yagukundira mukanabana? icyo urakoze cyane. Ikintu cya mbere mu buzima nikuyemo ni ukwiyumvisha ko mfite ubumuga. Ubundi ubumuga bwa mbere buba mu mutwe. Niyo mu mutwe wumva ko nta bumuga ufite, ntabwo uba ufite koko. Ubundi ikintu cyose ujya uba fiyeri yacyo. Biravuga ngo niba mfite ubumuga bw'uruhu, haba nzi yuko hari abadafite amaguru kandi batihebye, hari abadafite amaboko kandi batihebye. Njye mfite amaguru yombi, mfite amaboko yombi, ubwenge burakora, nta kindi kibazo. Niki cyatuma niheba? Navuga ngo nari nzi neza ko ngomba gukunda kandi ngakundwa. Ibyo byari nk'ihame, kuko uko byagenda kose byari ngombwa ko ngomba kugira inshuti kandi ngomba kugira umuryango. Icyo nicyo cyizere cya mbere niyubatsemo, mvuga ko ngomba kuba umugabo. Ntabwo ushobora umwana ufite imyaka 5 aravuga ngo ninkura nzaba. Nanjye rero navuga ngo ninkura nzaba umugabo. Kuba umugabo rero nibyo naharaniye kuva nkiri muto, kugeza n'isaha. Kuba umugabo sinshaka kuba umugabo gusa byo kuvuga ngo igihagararo, ndashaka kuba umugabo byo kushinga umuryango uhamye kandi wuzuye urukundo. Icyo rero nakigezeho neza cyane, kuko njyewe ubwanjye ibyo kuvuga ngo abandi bafite ubumuga bw'uruhu nabo biterwa naho yakuriye n'urukundo ababyeyi bamuhaye. Ariko iyo hawe urukundo uhora wumva ko urukundo rushoboka. Nubona umuntu yitinya, hari igihe aba yarabanje guhezwa. Iyo yahejwe undi mwana adahawe urukundo akiri muto, biravuga ngo nawe gukurakura nabi, kuko akura yumva yuko nta mpuhwe zibaho. Ariko iyo wagiriwe impuhwe ukiri muto, nakuze ababyeyi banjye bankunda, banyitaho, nta kibazo nigeze mpura nacyo mu buzima busanzwe, buretse guhura n'abagutoteza ku ruhande. Ariko ababyeyi banjye bo bari bazi neza ko nta kindi kibazo, kuko uburyo umuntu mubana umunsi ku wundi arakwitegereza neza akanakumenya. Biravuga ngo rero njye bwanjye nakuze naribibyemo ko ngomba kuba umugabo. Iyo cyari ngombwa rero nagomba kuba umugabo cyane. Wenda tugarutse gatoya ku muryango wawe, ni wowe wavutse ufite icyo kibazo cyo kubana n'ubumuga bw'uruhu gusa? No, twari babiri. Mwari babiri? Wacu turi abana 7. Biravuga ngo njye ndi umwana wa 6, umwana wa 3 nawe afite ubumuga bw'uruhu. Wenda nk'umuryango wawe umenye yuko wenda wakunze umukobwa udafite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu, wabyakiriye ute? Waguteye imbaraga cyangwa se waguciye intege? Urumva njyewe ubundi biravuga ngo urukundo ruba hagati y'abantu babiri. Iryo riba ari ibanga ry'abantu babiri gukundana. Iyo ugiye kumurikira umuryango, umurikira ko wakunze umukobwa, ntago umurikira ko ugiye gukunda umukobwa. Urumva rero iyo ubabwiye ko ugiye gukunda umukobwa, ni wowe usa nkaho wizaniyemo inzitizi. Iyo ubabwiye ngo nakunze umukobwa, ubundi umuntu mubwiye ngo narakunze nyine nta cyo bagomba guhinduraho. Noneho agategereza igisubizo uzamuha nyuma yo gukunda. Ubwo rero urumva yuko umuryango wanjye wo twakuze bambona nk'umuntu ushoboye buri kimwe. Nta mpamvu rero zo kuvuga ngo ngese bari kubitekerezaho iki. Bari kubitekerezaho iki kandi bazi neza ko ibintu byose mbandimo neza. Nta kibazo kindi cyari kubaho, ntajye. Wenda reka ngaruke kuri Raissa. Wowe umuryango wawe umaze kumenya yuko wenda usigaye ukundana na Jean Paul, babyakiriye gute? Njye nabanje kubagisha inama mbere yo kubimwemerera. Baragiye mbatekereza uburyo asa, barangije barabinyemerera, barambwira ati pfa kuba utamukurikira amafaranga cyangwa izindi nyungu zo ku ruhande, nimba ari urukundo umukunde. Barabinyemerera, barabikwemerera. Wenda usibye umuryango, umuntu aba afite n'inshuti ku ruhande zitandukanye, zo wumvaga zibyakira wenda nk'inshuti zawe z'abakobwa mwari mubanye icyo gihe, zo zabyakiraga gute? Uretse ababyeyi banjye bonyine, inshuti ku ruhande, amafamiye yanjye amwe n'amwe baranciye. Bamwe n'ubu ngubu na n'isaha ntabwo tuvugana, harimo n'abavandimwe banjye bamwe na bamwe, ntabwo dushobora kuba twasurana ngo cyangwa tuvugane. Ubwo ngubwo kuva bamenya ko dukundana n'umugabo wanjye, bahise basa n'abampeje mu muryango. Ariko kuko nawe namukunze, ndabyirengagiza. Ntabwo wenda wigeze ubitekerezaho ngo wumve yuko wenda nk'icyemezo ushobora kuba warafashe gishobora kuba utaragifashe mu gihe cya nyacyo, cyangwa wenda gishobora kuba kidakwiye?
ntabwo nicujije kuko tumaze kubana ibyiza nabisanze imbere. Wenda Jean Paul, wenda Raissa mwabanye musezeranye imbere y'amategeko nayo hose cyangwa so icyo tutaragitindaho biravuga ngo gusezerana byo ni ngombwa cyane ko n'ubu ndabiteganya vuba bitari nyuma y'amezi 2. Isezerano ubwo ntabwo twari dusezeranye mu mategeko, ariko ubundi mu buzima busanzwe iteka ryose iyo harimo imbogamizi iravuga ngo umuntu ashobora gutegura ibyiza ariko yabona imitego iri imbere agafata umwanzuro. Biravuga ngo namaje kubona ko baramuciye kuko turi inshuti, aho yabaga yari afite akazi, aho yabaga baramubwiye bati kuvugana n'uriya muhungu igihe amusuhuje nta nubwo tugomba gusangira ku meza. Ndavuga nta n'impamvu, ni kubera iki niba umuntu umukunda akaba nkunda dutegereje iki, reka dukora ibyihuse twebwe ibindi tubikore nyuma. Leta dufata umwanzuro wo kugira ngo tubane kuko twari tuzi neza ko njyewe ubwanjye nshobora kugumya gutinda mu nzira bikaza kuko hari hatangiye no kubaho imigambi ivuga ngo ese uriya muhungu twageze tukamukura mu nzira akabona ni umusore mwiza cyane uragenda nicara nanjye nkaba fiyeri yabyo kuko nabyaye umuhungu mwiza. Nkora n'umuntu akavuga ati ufite umuhungu mwiza n'ukuri kw'Imana pe, dufite umuhungu mwiza, nanjye ngahita nshyiraho vi. Iyo mfite Yannick rero buri muntu wese yagakwiye guhita afatiraho urugero rwo kuvuga ngo bya bintu twibeshyaga bwari ubuyobe. Iyo umuntu abonye ko yari mu buyobe rero akora iki? Agaruka mu nzira ikwiye. Iyo umuntu atagarutse rero n'ubundi ari kwa kwinangira umutima, muramureka akagumana ibitekerezo bye akashakisha icyo bizamugezaho. Gusa uba warangije kumwereka umurongo ngenderwaho nawe yaba umuntu mukuru agakurikirana icyo agomba gukurikirana. Cyane kamera nizere yuko ikiriho. Noneho wowe mbere yuko wibaruka Yannick ni umusore mwiza cyane, byo abantu benshi bashobora kwifuza kubyara umwana nkawe. Wowe watekerezaga yuko uzabyara umwana nka Yannick cyangwa nawe byakubereye nka surprise? Biravuga ngo mu by'ukuri kuko njyewe nzi yuko navutse ku babyeyi babiri badafite ubwo bumuga, byari ngombwa ko nanjye nari mfite icyizere 100% ko ngomba kubyara umwana udafite ubumuga bw'uruhu. Kandi noneho ikindi niyo aza kuba afite ubumuga bw'uruhu byari gukundwa kurusha uko babitekerezaga, kuko nkuko nakubwiye ngo umwana wese apfa mwiterura. Niba umwana avutse ntahabwa urukundo mu muryango, abiri na ngombwa ko umwana azakura nabi. Ariko iyo umwana avutse akereka urukundo, agahabwa urukundo ruhagije, nta gishobora gutuma n'ubundi umwana adakura ari wa wundi. Biravuga ngo mu mibereho bwite ya buri munsi amarushanwa menshi dushobora kujyamo ugasanga natsinze. Ikibazo ese yakoresheje irihe banga? Ni mu mutwe. Mu mutwe rero ni naho n'ubundi n'abandi bakoresha. Niba ari mu mutwe rero nibategereze barebe ko intekerezo z'abafite ubumuga bw'uruhu zizayoba, izabo zikayoboka. Uravuze uti hari amarushanwa menshi mujyamo ukayatsinda. Ubundi Jean Paul mu buzima busanzwe ni muntu ki, akora iki? Jean Paul muri iyi minsi nta kazi afite, ariko igitangaje Jean Paul abaye umumotari, benshi baramuzi. Hari benshi batabyiyumvisha. Ushaka kwibaza ati se umuntu ufite ubumuga bw'uruhu yaba umumotari? Birashoboka cyane. Nabaye umumotari, ni twamenyanye ndi umumotari, narikoreraga ubuzima busanzwe. Muri iyi minsi bwo turacyari kubaka umuryango, dufite association y'abafite ubumuga bw'uruhu, turacyari kuyubaka kugira ngo tureke ko yatera imbere. Ndi umwe mu bakozi bayo. Nuko ni ukuvuga, ntekereza ko icyemezo wafashe ni icyemezo gikomeye. Ntekereza yuko hari benshi muhuje ikibazo badashobora gufata iki cyemezo. Byibura nyuma yaho nta bakwegereye byibura kugira ngo ubahe wenda ibanga wakoresheje kugira ngo ufate iki cyemezo? Nakubwiye ngo nyuma y'uko nzana umugore hamaje abafite ubumuga bw'uruhu 3, maje kuzana abagore nabo kandi bazanye abagore badafite ubumuga bw'uruhu. Kubera iki? Bamaje kubona ibanga aho riri. Avuga ngo hari 2 tubana muri association yitwa Oyipa y'abafite ubumuga bw'uruhu. Iyi association
tuyishinga twagiraga ngo dukore ubuvugizi ku bafite ubumuga bw'uruhu ndetse kandi tubashe no guhindura imyumvire ya sosiyete nyarwanda kugira ngo bumve ko abantu bashoboye. Birashoboka rero ko buri muntu hari nabo muri bo nkuko nakubwiye ngo iyo utariyakira cyambere no kubanza kwiyakira, habanza kubaho ikibazo cyo kubanza kwiyakira kugira ngo wumve ko nawe wazana umugore udafite ubumuga bw'uruhu bigashoboka. Cyambere nabinjijemo narababwiye ngo musi wazanye umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu nawe ufite ubumuga bw'uruhu, cyambere uzabagaragarije sosiyete nyarwanda ko nta wundi mukobwa wakwemera, mwebwe mwisunganye, ibyo babyita kwisungana. None rero mwirememo icyizere, mwiyumvemo kuko harimo abafite masters, afite za doctora, ubwo kibazo se binyura mu zihe nzira? Ni hahandi ni mu mutwe. Ubwo biravuga ngo uko byagenda kose bagombaga kwiremamo icyizere, kandi kuko cya cyizere nabahaye nabigishije kwiremamo, nta nicyo biremyemo, kandi koko bazanye abagore beza bababereye kandi bafite urukundo ruhagije. Erega uko byagenda kose ntago abantu duhuza intekerezo. Uriya ashobora gutekereza ko bidashoboka ko mwaba inshuti, ariko undi akaza gutekereza ko wamubera inshuti kandi ukabamo inshuti nziza. Cyane birumvikana. Wenda reka tugaruke kuri Raissa. Wenda murabanye na Jean Paul, murabyaye, mubanye neza nk'uko bivuga, ubuzima bumeze neza kugeza izi saha, ariko se byibura hari nk'abantu nyuma yaho baje nko kuganiriza bakakubaza impamvu wafashe icyo cyemezo n'uburyo wagifashe? Barahari n'ubu baracyabimbaza. Bamwe biba byabayobeye bakavuga turiya mukobwa wari ufite ikibazo cy'ubwihebe yuko nta wundi musore uzabona ugukunda, ahubwo ati nta bwihebe nari mfite kuko nari ngifite imyaka mikeya. Ngerageza kubibumvisha, bamwe ukumva intekerezo zo kubyumva ziracyari hasi cyane. Wenda turimo twegereza umusozo w'ikiganiro cyacu. Hari abantu hano hanze, wenda wowe nta kibazo cy'ubumuga ufite, ariko ufite umugabo wawe aragifite. Ni nk'iki wabwiraho nk'abantu bafite imyumvire y'uko wenda nk'umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu wenda atari umuntu utekereza nk'abandi, atari umuntu ubaho nk'uko abandi babaho, wowe mubana ni nk'iki wabimubwiraho? Wenda cyane ndavuga ku gitsina gore, nibo bakunda kugira imyumvire nk'iyo ngiyo, hato na hato usanga babanena, ariko nagira ngo mbabwire ko umuntu wese ni nk'undi. Nanjye nabaye mu cyiciro nk'icyo ngicyo cyabo, ariko naje gusanga naribeshyaga cyane mu mutwe, kuko nasanze ari abantu bafite ubwenge nk'ubw'abandi kandi banashoboye. Ubwo rero ntibakajye bitinya cyangwa batinye bagenzi babo bafite ubumuga bw'uruhu, kuko nabo ni abantu nk'abandi kandi babamo abagabo bahamye. Yego. Wenda Jean Paul, wenda ni nk'ubuhe butumwa watanga ku bantu baba bafite byinshi bibaza, babumva nyine umuntu bana n'ikibazo cy'uruhu, nyine ufite ubumuga bw'uruhu atari umuntu nk'abandi, babumva ari umuntu nyine wo guhabwa akato, ni nk'ubuhe butumwa wabagenera? Ubutumwa bwa mbere, abazagira amahirwe bagakurikirana iki kiganiro bazagerageza gusa nkaho bongera kugarura ubwenge, intekerezo zigaruke hafi. Ariko ubutumwa bwa mbere nabaha, ubishaka kumenya byinshi kubiduhereye hazansanga nganirize, ariko nanone birushijeho ndumva ubundi umunyarwanda aho ari wese yagakwiye gutekereza ngo ese ko tubana n'abanyamahanga dufite impu zitandukanye, tuzabashyira muri he kategori bo? Nabona hashyira umunyamahanga akabona kategori amushyiramo, azibuke yuko nanjye ashobora kunshyira aho hantu, kuko azi neza ko cyo dutandukaniyeho n'ibara ry'uruhu, nta kindi. Niba hari ufite ikindi azansanga ambwira ati niki nasanze dutandukanye, icyo nzacyumva. Ubwo rero biravuga ngo icyo bagomba kwikuramo ni imyumvire yo kumva yuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu hari ikindi kibazo afite, ahubwo bajye batekereza ko nyine icyo dutandukaniyeho ni ryabara ry'uruhu, ibindi ubuzima burakomeza. Yes, wenda hari nk'utubazo wenda nk'abantu babibaza, baba banafitiye amatsiko nk'uko uvuze ngo uzagira byinshi ashaka kubamenyaho azagusange, nanjye nagusanze. Byibura n'uzakurikirana iki kiganiro cyacu kuri The Zoom TV 24 nawe azagire byibura bimwe na bimwe agenda asobanukirwa.
njye wenda nyiri umwana numvaga bavuga wenda ibintu byinshi, ntabwo umuntu ubana n'ubumuga bw'uruhu agenda ku zuba, hari ibyo atarya, ibiki n'ibiki, urumva ugasanga n'iyo confusion wenda umuntu ayikuriyemo. Wenda nsobanurira umuntu ubana n'ubumuga bw'uruhu, wenda hari ahantu atagera. Icyo ndabanza nkigusubize neza ku buryo wenda uracyumva neza, ku buryo nawe ikindi gihe uzagisobanura n'ahandi. Biravuga ngo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, buretse kumva rya jambo, buretse ko ngewe niyo bavuze ngo ufite ubumuga bw'uruhu ni uko wenda ni titre, ubumuga nakubwiye ngo ni mu mutwe. Iyo umuntu afite mu mutwe hakora neza nta bumuga afite. Biravuga ngo niba bavuga ngo ntago agenda ku izuba, bazitegereza ahantu hose tugenda nta modoka dufite, nta modoka dufite, nta n'umutaka tugenda twitwikiriye. Kubera iki bavuga ko tutagenda ku izuba? Ibyo nyine ni ya myumvire. Noneho ukongera ukagaruka ngo hari ibyo kurya batarya. Ibyo byo kurya byaba ari ibihe ko twanyuze mu buzima butandukanye? Ntaho nanyuze nkarya ibijumba, nkarya amateke. Biravuga ngo ibyo kurya byose nabona ari ibiribwa bitica nabirya. Keretse ibyo warya bikakwica nanjye byabica. Ikindi kandi buriya kuvuga ngo umuntu afite ubumuga bw'uruhu rwose pe, biravuga ngo ubundi uruhu rwacu mu buzima busanzwe rusirana n'izuba. Uzabyitegereze neza, hari n'abandi bafite uruhu rwirabura ariko akaba yumva atinya izuba. Biravuga ngo rero natwe mu kugenda kwacu ntabwo ushobora kugenda ngo witegere izuba nk'uwiyanitse, ahubwo uragenda wabona aho uhagaze hari izuba. Kugenda mu buzima busanzwe turagenda kuko nta modoka tugira, benshi turi n'abakene. Kubera ya myumvire y'Abanyarwanda nyine kuvuga ngo uriya afite ubumuga bw'uruhu ntiyashoboka, kuko hari ababa barangije amashuri ugasanga ntahabwa n'akazi kubera ubumuga afite. Uvuga ngo haracyarimo ikibazo muri sosiyete nyarwanda cyo kwiyumvisha ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu adashobora kugira adashobora guhabwa akazi ngo agakore, yagakora kandi kagakora neza. Noneho ukongera ukibaza ngo ese niba umuntu nta modoka agira kandi akaba akora ingendo zitandukanye, ni umuntu nta modoka agira kandi akaba ava aha akajya Nyabugogo n'amaguru akagaruka, wa muntu agenda se yihishe izuba? Kandi mu muhanda n'ubundi izuba ntabwo rigira, keretse niba mu muhanda hejuru haba hatwikiye wenda tukamenya ngo, ariko ubundi izuba ubuzima busanzwe buri muntu wese rishobora kumugiraho ingaruka. Izuba rifite vitamine, abantu bararizi igihe amasaha yaryo, izuba rya mu gitondo nuko. Ariko irindi zuba mu buzima busanzwe amasaha ya saa 8 saa 6 iriya zuba ryakwangiza buri muntu wese. Nta mpamvu rero zo kujya kuryitega, ngira ngo wanyitegereje neza n'ahandi baza kwitegereza. Uko byagenda kose nta rwose pe icyitwa izuba ni ubuzima busanzwe, ubuzima tubayemo. Ubundi biravuga ngo izuba ni umwanzi w'abafite ubumuga bw'uruhu, ariko nanone bitavuze ko ritababuza kugenda. Ntago bemererwa kurihagararaho amasaha 3 ahagaze ahantu hamwe. Avuga ngo niyo mpamvu ujya kubona ukabona yiyambariye ingofero. Ikintu namukundiye n'ubu ngubu mukundira, ntago akunda ibintu byo gufatafata abagore hirya no hino. Ikindi kintu mukundira ni uko asabana n'abantu cyane. Ikindi mukundira ni uko ankunda by'umwihariko ngewe. Aragukunda by'umwihariko nawe ukabibona. Ni nk'iki wenda ajya gukorera nawe ukavuga ati rwose ndabibonye ko nkunda by'umwihariko? Ni uburyo mpora hafi. Aguhora hafi cyane igihe cyose. Wenda mu tubazo nk'utwo ngutwo abantu baba bibaza, wenda hari nk'impano wenda Jean Paul yaba yaraguhaye ku buryo uhora uyibuka iteka? Wenda reka ngaruke kuri Jean Paul. Wenda Raissa ni umufasha wawe, uramukunda, murabana, kandi uvuga yuko uko mwakundanaga nyuma yo kubana urukundo rwikubye inshuro 7. Ushingira kuki? Mu by'ukuri iyo ubanye n'umuntu
ugomba kumenya ngo ese uyu muntu turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Navuga ngo njye mu kubana na Raisa ntabwo mu buzima ntabwo nari narigeze mbona umukobwa unkunda ankunde nk'uko nabonye ankunda. Ndavuga ngo nshobora kugenda yaba azi yuko ntagiye mu kazi, nta kazi mfite, yazi ko navuye mu rugo nkamara amasaha 2 itangira kwibaza ese umugabo wanjye bite, atari bya bindi byo kuvuga ngo ese yagiye muri aba atangira gutekereza ese ntibaba bamugiriye nabi iki, agahamagara kugera ubwo mbese ntitabye telefone, nshobora no gusanga mu muhanda ari gushakisha. Biravuga ngo icyo nicyo cya mbere kikugaragariza ko umuntu akwitayeho. Icya kabiri, iyo utashye ugeze mu rugo uburyo umugore akwakira, uhita umenya ngo ese uyu mugore anyitayeho cyangwa ntanyitayeho. Biravuga ngo umugore wanjye nzi neza ko ankunda kuko ibanga rya mbere nuko yambyariye umwana w'umuhungu mwiza. Iryo ni ryo banga rya mbere, yambyariye umwana w'umuhungu mwiza. Kandi urabona ko iteka ubundi nkuko nabikubwiye, iyo tugenda mu nzira agenda agaragaraza ko ari fiyeri yo kubana nanjye. Naho naba ntamufasha akaboko agahita agafata ngiye ntari nabyitayeho na gato nkabona aba ari fiyeri. Biravuga ngo mu rusengero aho twicaye abantu hose babibaza kuki bari abantu bakundana cyane, aho turi hose babibaza kuki bakundana cyane. Natwe rero icyo dushaka kubaka ni ukubaka urukundo ruhamye kugira ngo bose baturebereho. Tuganira nyuma ya mikoro wambwiye ati icy'ingenzi ni ugutanga ubutumwa, ni ugukora ubuvugizi kugira ngo imyumvire y'abantu bamwe na bamwe igende irushaho guhinduka. Nkawe noneho nk'umuntu wanyuze muri ubwo buzima bwose, ariko bikarangira ugeze ku ntsinzi, niko navuga, nk'ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange n'abantu wenda bafite imyumvire ngiye navuga yuko ikiri hasi, kugira ngo wenda bahindure imyumvire? Icyo nababwira, ubundi ikintu cya mbere umuntu wese asabwa ni uguhinduka. Ikintu cyose ubonyemo isomo cyagakwiye kuguhindura, kuko avuga niba ikintu wagifataga nk'aho ari kibi ukaza kubona icyiza cyacyo agakwiye kukikuramo. Icyo nicyo nsaba rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho bari hose mu gihugu cyangwa no hanze yacyo, kwikuramo ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu adashobora kuba yagira icyo akora ngo gishoboke. Ni abantu nk'abandi, barashoboye, bafite imyumvire ihamye, bafite ubushobozi muri buri kimwe cyose, batera imbere kandi bakora buri kimwe kikabateza imbere. Ubwo rero icyo nabasaba nkomeje ni ukumva ko igihe agize amahirwe yo gukunda biri kumubera imbogamizi, ahubwo bakaba bamushyigikira mu rukundo, agatera intambwe yemye akayisoza amahoro. Wenda nsoza gatoya, ni mwamaze imyaka ingahe mukundana? Wenda kumenyana na Raisa byatangiye ryari? Umuntu yavuga ko mumarangiye kingana iki? Biravuga ngo twakundanye umwaka umwe. Ntabwo biravuga ngo twebwe dukundana twarakundanye, kubera ko urukundo rwacu rero rwageza hari amezi tutabariramo kuko twari tubaye inshuti mu buzima busanzwe, ariko maje kumugezaho icyifuzo cyanjye twakundanye. Hari mu uhe mwaka? 2016 mu ntangiro. Mu bana 2017. Ubwo rero urumva yuko mu buzima bwacu ni 2015 mu mpera, kuko mu byo mu kwa 11 matariki 20 uko byagenda kose rero dutangirana nawe twari tuzi neza ko urugendo rugomba gukomeza. Ariko kubera yuko ni ibintu nari nasabye, urukundo rwacu rero imyaka uwo mwaka twarumazemo, bivuga ngo twari turi ku muvuduko uhagije, kuko nakunze nta kandi kajagari mfite mu mutwe umvuge ngo hari abandi bakobwa ndi gutekereza. Umutima niwe wari uriho, ni umutima ariwe wari uriho, rero n'intekerezo zanjye niwe nari nazishyizeho. Bivuga ngo namukunze mfite gahunda, ntabwo namukunze ngira ngo njyeho ntendeke nka kwa kundi njya mbona mu bubu. Ntabwo ari uwo mugambi nari mfite, ahubwo nari mfite intego y'uko ngomba kugira umuryango, kandi umuryango wishimye. Nta mpamvu rero zo kugira ngo uko nari gutinda niko nari kuba ndi kugwiza abanzi. Nka kugwiza abanzi rero nahisemo kugwiza urukundo kuri njye no kuwo nkunda cyane. Wenda dusoza kuri Raisa, Yannick bitese
amakuru ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe yani ibiri watangiye kwiga se wiga he ukunda mama na papa wenda dusoza kuri Raissa nkawe wanyuze muri ibyo bigeragezo bikomeye ariko bikarangira nyine ugeze ku cyo wifuzaga ni nk'ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange n'abantu wenda bazakurikirana kino kiganiro wenda twagiranye haba ababyeyi abakobwa ndetse n'abasore icyo nababwira ni ukugira ngo bajye bareka urukundo ufite ubumuga hagati n'uwo bakundanye adafite ubumuga bakajya bagira urujya hagati ngo bashake kurucogoza bajye bareka bikundanire kuko twasanze yaba uwubatse afite ubumuga ariko umwe n'utabufite baba badafite ubumuga bombi bose usanga ingo zabo ari zimwe kenshi na kenshi aho gusanga ingo zacu arizo zimeze neza cyane ubwo rero nabwira abakobwa b'abanyarwanda bakikuramo ibintu byo kuvuga ngo barabanena kuko twasanze bose ari nk'abandi bahungu basanzwe ngira ngo rero nk'uko mwakurikiranye ikiganiro twagiranye n'umuryango wa Jean Paul ndetse na Raissa hari byinshi mwakuyemo hari byinshi mwamenye hari byinshi byagirira akamaro abantu bitewe n'imyumvire itandukanye twari dufite ku bantu babana n'ubumuga bw'uruhu ariko ngo urukundo rujya aho rushaka kandi umuntu wese burya wamukunze mwabana neza Raissa na Jean Paul bafitanye umwana w'umuhungu witwa Yannick ufite imyaka 2 nk'uko yabitubwiye yes bamaranye igihe kigera ku myaka 3 babanye neza nta kibazo n'urugo rumeze neza nizere yuko mwanyuzwe n'ikiganiro twabagejejeho iyi ni The Zoom TV 24 ngewe nari Remera Gaeta twaganiraga na Jean Paul na Raissa n'umugore n'umugabo babana mwakoze kutuganiriza mwakoze namwe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda